umugoroba mwiza ndabasuhuje neza cyane mubisomye neza cyane ijana ku ijana. Generali Sultan Makenga ababaje neva ku buryo bwose bushoboka. Neva ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu ari kumva uburibwe butarabaho, uburibwe bw'akasamutwe, bwa buribwe nakubwira ngo Mana nyagasani ibi Generali Sultan Makenga Plastirwa niho bakoze ibiki byaka kanya. Ubu no kuvuga ngo Generali Sultan Makenga mu makuru bari bamaze iminsi bakusanya, barebye baravuga ngo wowe Neva nitutaguhereza ikigo, nitutabanze ngo tugukotore tubanze tuzimye umuriro aho turuka, ejo bundi uzaba waduteye hano Goma, uzaba waduteye muri Bukavu, uzaba waduteye n'ahandi hose tugiye dufite ibirindiro, n'izo ngabo zawe ntago no mu Minembwe zizahasiga. Bigenze biti nukuvuga ngo rero Generali Sultan Makenga yabanje arareba aravuga ati amakuru mwamaye koko noneho ubu ngubu nyasizeho ubu tuvugana muri Baraka harimo haracumba imyotsi, inkomere barimo barazitunda muri ambulance bazijyana hirya no hino, ndetse nanone kandi ni nako mu bindi bice biri hano hirya hano za Minembwe niko indege irimo itunda nabwo inkomere z'abasirikari b'abacancuro bakomerekeye ku rugamba bakaba barananiwe kuvurirwa hano muri ibi bice bya za Minembwe ndetse naho hirya hose, bakaba bazijyanye mu Burundi. Ndaza mbikubwireho gatoya. Mu by'ukuri General Sultan Makenga yarebye aravuga ati iyi baraka ubundi muri Baraka bigenze bite, gute hatwitswe, gute bafashe umwanzuro wo koherezayo drone, n'icyo ubundi cyari kiriyo. Ndaje byose mbikubwire neza cyane hano ni kuri Radio Linear TV, wahagize neza 5/5. Si ibyo gusa ndaza kukubwira neza yuko muri Ho Plateau noneho hano muri Uvira, Ho Plateau ya Uvira ibiri kuhabera nabyo nakasamutwe. General Sultan Makenga akwiye gutunga itoroshi, yamara gutunga itoroshi akareba yakavuga ati hariya rero naho nkwiye kunyuzayo umukubuzo. Hari kubera yiki hariya muri Ho Plateau? No kuvuga ngo ikiri kuberayo, hariyo abarwanyi biteranyirijo benshi cyane, benshi ariko ndaje nkubwire n'icyo bari gukora. Izi ni incamake, don't worry, I'm going to give you a full package. Ngiye kuyagwa rwose amakuru neza cyane. Nakubwiza neza ukuri ko ubu rero ibintu bikomeje gukomera. Kwirwanaho nanone nabo nibatongera ngo basuzume neza barebe ikigiye gukurikira ahangaha mu Minembwe. Nitureba nabi hano mu Minembwe turaza kumva ngo n'ubundi bongeye kuhabombarida bakora bya bindi byabo bazana ibiki. Hari ikindi gitero simusiga kiri gutegurwa na Kinshasa, bari kugitegura gute rero? Ibi binyagwa noneho ko bitangiye kuzana imbaraga zidasanzwe. Nukuvuga ngo drone guhera mu gitondo 1, 2, 3 ziriwe mu Minembwe zizenguruka zijya hirya no hino zigira gute, ariko ntizarashe, zikora muvoma zigira gute, byose zirangije zirongera zifata inzira ziragenda. Ibi byose ndaje tubivugeho neza cyane. Hagati none si ibyo gusa ndaza neza kukubwira neza yuko Kinshasa yazanye indege zirimo imbunda nyinshi cyane ndetse ibikoresho bya gisirikare bwo mwamaje gusobanukirwa neza cyane. Niya ibi bikoresho bije gukora iki byose ndaje mbikubwire neza mbigusobanura. Amakuru nayazanye. Hagati ukora kuri subscribe kabisa nimba ari ubwa mbere ugezaho, ukore kuri like kuri aya makuru kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Iyo ni inkunga ya yindi yakasa mutwe ikomeye cyane gutera Radio Linear TV. Narababwiye ngo ahangaha noneho it's my own home, c'est mon la maison, c'est la maison de moi. Ikifaransa kira nuko reka dutangire amakuru. Ndabashimiye kubw'ibyo ngibyo mwunkore mwajyaga mumpa like nyinshi cyane ndetse na subscribe hariya ku macano atara yanjye, ariko ubu ngubu nyine hano kubera kari wanjye I beg you nyine ibyo mwakoze nuko. Reka dutangire amakuru yacu rero. Amakuru yacu reka tubanze tuyahere hano ku buribwe Neva ari kumva bushaririye cyane bukakaye, iryinyo riri kuri nameze gutya, ari kuvuga ati Makenga ndamutse ngufashe Makenga mukoze ibiki rero? Ubutasi bwa General Sultan Makenga bwari bwamaze kumenya neza yuko hano muri Baraka hari ibirindiro
coalition. Ahari hamaze abacancuro bose abenshi bazaga bakundaga kururukira hano, bavaga mu Burundi banyura Baraka bakaruhukira hano Baraka bagakomeza no mu bindi bice bagenda biga bagabanyamo. Ubu tuvugana hano muri Baraka hari abacancuro nanone, ndetse hano kuri stade, hano hari stade yahoze ari ya Monisco, aho bafite ibirindiro byabo, bahise ko bahakaba bahagira ibirindiro bahashyira defense yabo. Noneho barangije General Sultan Makenga aza kumenya yuko bazanye amadrone y'akasamutwe, bazana amadrone menshi bahagira ububiko bwari bumaze iminsi. Ba Makenga bibaza atari ku bundi za drone zabaga Kinshasa ko turi kwakira amakuru ko ntazihari zagiye he. Baza kumenya amakuru neza yuko rero izi drone bazijyanye hehe, bazijyanye muri Baraka, ariho bazijyanye. Ndetse kandi ko hari n'abacancuro benshi bahari. FRDC barahari, aba Wazalendo barahari, bande bose barahari. Abo bose barimo baraplaninga uburyo ki bagomba kugira gute gutera M23. Bakirirwa amanywa nijoro babyiga babigenzura. Kumbe Makenga nawe intasi ziwe zirimo ziramurebera neza, zikora akazi neza cyane 5/5, zimubwira ziti urimo urareba. Bakajyanaho za kamera bagatunga bakafata amashusho bakamushyira. Ubu rero sahizi tuvugana icyabaye niki. Mu kanya gato gashize General Sultan Makenga abiriyeho mu buryo bukomeye cyane, barangije aravuga ngo muhagurutse ya drone nari narababwiye. Isaha irageze, iki nico giye kugira ngo duhe Neva kado y'umuriro. Neva rero ubu kado y'umuriro yamaze kuyakira mu buhe buryo. Iyi drone yamanutse iragenda igeze nukuvuga ngo ikimara guhaguruka yagiye ihita yerekeza hehe, hariya muri Baraka. Abari bari muri Baraka nukuvuga ngo abari bari hano kuri Mushimbake Stadium, ubwo naho ngaho bashyize ibyo birindiro byabo bya FRDC, babonye drone iri guturuka mu misozi hejuru iza yahoreye iri kumanuka. Ntago babyiteho cyane. Ndetse abari bari ku isoko rya Kariyako aba nabo babonye iyo drone. Aravuga ati ya drone noneho rwari n'urudrone runini kabisa rw'ipampye rufite bya bindi byose wagira ngo ni ikisi. Sinzi ko nabivuga. Ndetse nanone kandi ubu tuvugana mwabantu mwe, ubwo nabo ngabo bari konsigaye kuvuga ngo ubu tuvugana noneho n'ukubera ikira. Ariko n'ubundi tuba turi kuvugana. Nukuvuga ngo abari bari kuri iryo soko babibonye, ndetse n'abandi bari bari hafi n'amashuri babibonye, ndetse na hafi y'ibitaro biraho hafi nabo babonye iyo drone iri kumanuka hejuru mu misozi ya Baraka, imanuka yasaze. Noneho ahantu byabaye urujijo, iyi drone yamaze kugera hejuru. Igeze hejuru irangije ibona, iravuga ati Makenga nimba babikoze ku bushake, ariko hari amakuru nakuruye impamvu banje kuyihagarika akanya kanini nk'iminota minota 3-5, hagati y'iminota 3 n'5 mu kirere ihagaze gusa iri kureba, igenda ibujamo gakeya gutya. Ariko noneho abasirikare bayibonye barayihora kuko drone yaje ku mugaragaro bayireba. Noneho ntitirasa yanagerekana ikanahagara, bagize ngo wenda ni bagenzi babo bari kuri stade, abandi bari muri defense iruhande rw'icyaga cya Tanganyika, dore ko bafite amadrone menshi, bagira ngo ni drone yabo wenda bari gusuzuma, bari gukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ayihorera. Ariko amakuru nge namenye nuko impamvu drone yanze guhitirasa ako kanya direct, hari abana b'abanyeshuri bari gutambuka. Niba bari bavuye ku ishuri, niba bari bavuye muri etide, niba bari bavuye ntago mbizi. Ariko nyine hari abana bari gutambuka nyine b'abanyeshuri tu. Hagati aho rero abana bamaze gutambuka, ndetse n'abari bari gukontorora iyo drone na General Sultan Makenga ari kureba neza avuga ati dore ni hariya babika, hariya bari abacancuro binjiye, niho ndi kureba neza cyane. Nabari ho mwoherezayo amabomba tayari. Drone bakora kuri buto, irongera iramanuka ku muvuduko wa danjiri kinekura n'ibisasu, iratwika ibirindiro, ububika iratwika, irashanyaguza. Abapfa barapfa, abakomereka barakomereka, abiruka bariruka, abumirwa barumirwa. Abahamagara babwira ati Neva noneho Makenga aduhaye kado y'uburibwe, aduhaye kado y'umuriro. Anje baravuga ati we
tizitwumiyeho ndakurahiye. Neva zitwumiyeho. Neva nawe ni uguhamagara Prime Niyongabo baravuga ati Prime ibibaye warubizi hari amakuru bari barabiguhayeho cyangwa n'ibiki se bibaye kandi Nyagasani Mukama mweranda n'ibiki bibaye ntabyo uzi kandi uri generali umugaba mukuru w'ingabo za FDNB ubwo uri mu biki we ntabwo umenye uko Makenga duhaye kado y'umuriro uraho ngaho nawe sinzi ibyo uri abantu bacize abasirikari bacu Makenga arabamaze M23 nyine mukoze akantu nuko ewana afashe isomo ndakurahiye ubundi bari bamaze kabiri batumva inkuba ziri gukubita hano mu kibira bumve ku busharire bumve uburyo ibyo bagenera abanyaminembwe nabo ari byo bumve ku buribwe bwabyo nyine n'uburyohe bwabyo bumve ibyo bagenera abanyaminembwe nabo ko bibagezeho ubu rero noneho nabwo bibagezeho neza cyane buri ariko M23 itandukana na FARDC na za Wazalendo na FDNB yo nuko ikiza ntago igihereza abaturage ibihano reka kereka bivanze mu ntambara nabwo ikababona baje ku rugamba uri umuturage ufite imbona aho ngaho irakurito ntago yaguhereza ko nawe ntago uje kugira ariko FARDC Wazalendo FDNB nukujya mu baturage uwo babonye batavuga rumwe bakamurigisa tayari utagiye mu mujyo wabo nuko utari wo mu bwoko bwabo nuko ngayo nguko rero reka twihute ku yandi makuru ayanga murayumvishije neza cyane intare za Sarambwe zongeye guha ibihano bikomeye cyane Neva nuko rero reka twerekeze hehe rero reka twerekeze kuri ahangaha ariko ndaza kuza kubashakira imibare y'abaguyemo hano n'ibiki kuko ntago byahita bimenyekana akakanya kuko benshi bari barimo bajyanwa kwa muganga abandi bakireba ngo una n'ubu ngubu bakireba ngo hapfuye bangahe n'ibiki nuko so ubu tuvugana rero twirwaneho yitegure neza cyane yitegure bikomeye cyane bitewe nuko izi drone bibuke neza ibyabanje mu mizo ya mbere mu ahashize babanze barebe neza drone zazaga mu minembwe zikajya hejuru y'ikirere cyabo zikagira zikarasa zigafata amafoto zikigendera zikongera zikagaruka zikigendera ntibagira icyo bazikoraho bazajye bareba ibyagiye bikurikira mu nyuma y'umunsi umwe cyangwa se 2-3 ibyagiye bikurikiraho hahandi bafataga amafoto izo drone zaje niho zagarukaga zigahita zibombarida zirasa bivuze iki rero bivuze yuko uyu munsi wa none nimba drone yahereye mu gitondo saa 4 iza yifotora ebyiri zikaza zifotora 3 zikaza zifotora zigasubirayo nizirase zikagenda nuko ari amakuru zari ziri guta ziba ziri gushaka amakuru y'uburyo kitwirwaneho ihagaze bari kureba ese muvoma zabo zimeze gute ibirindiro byabo biri hehe wenda umubare w'abasirikari ubwinshi bwabo ubungana gute ibyo nibyo baba bari kureba ese harinzwe gute tayari noneho rero drone bamara gutagetinga bafite amafoto bari kwiga neza bareba uburyo bimeze n'amavideo bagahagurutsa drone kazi karasa bagahagurutsa abasirikare babo bakaza bakarasa nibyo rero byongeye kuba uyu munsi wa none iyi drone yagarutse igira gute iraza ifata amashusho irigendera ubu no kuvuga ngo rero ngwiki mu minsi igiye ubu twirwane situbarabuye ariko namwe mu bamwabibonye bahagarare bwuma na busumari bashinge bwose bakanure hejuru amanywa nijoro kuko ikigiye gukurikira hano ntago yaba ari cyiza cyane habe na gatoya hagati none rero andi makuru aragira ngo muri ho plateau ya Uvira muri ho plateau ya Uvira hateraniye UDRR plus P5 ubwo iyo ni P5 nayo yiteranyijeho ugateranyaho special kibu ugateranyaho FARDC ugateranyaho abacancuro ugateranyaho abawazarendo ariko bakomeye abimbera pana zira za miserebende ntoya cyane no hateraniyeho hateraniye nyine za wazarendo izi ngizi nkuru nyine ziba ari inyobozi aba rero bari mu biki aba rero bari kwiga neza plan y'urugamba rwo mu minembwe bari kwiga plan neza y'urugamba yo kusubiza ibitero inyuma biri kwataka hano muri kwezero bya M23 nuko uvuga ngo igikoresho cyamaze kuhagira neza 5/5 igikoresho cyabo cy'umusada cyamaze kwagira bacyakiriye barimo baragisuzuma ubutitsa
bariteguye ku rwego ruri hejuru cyane. Ikigiye gukurikira noneho si ikintu ahangaha mw'abantu mwe, ndakubwiza ukuri yuko aba bagabo nabo barahiye uko Minembwe twirwaneho ndetse na M23 bayitsimbarayeho, nabo niko bari kuvuga ati pak muryenye. Nuko rero byifashe, bari mu myitozo, bari mu myiteguro ikomeye cyane. Aba bose bagiye guhuriza imbaraga hamwe, asigaye bagabe ngo igitero karabutaka simusiga. Hagati aho nanone reka twerekeze hano ku Babirigi. Nari nabikubwiyeho gakeya, Ababirigi ikiri kubabaho ni ikintu gikomeye cyane. Kongo babuze uburyo ki bwose bushoboka bwo kubavura. Baravuga bati hano nta miti yagije dufite, reka tubapakize indege bajye hehe, bajye kuvurirwa mu Burundi. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kirimo kirakira abacancuro bagiye barasukwa na M23 none ariko bakaba barabuze uburyo ki babavurira hariya bitewe n'ibikomere babahereje. Rero igihugu cy'u Burundi kiri kujya kubitaho kugira ngo bamererwe neza cyane. Ngayo nguko rero 100% rero Makenga abantu bose ari kubahereza kado z'uburibwe, kado z'umuriro, kado z'akataraboneka. Ngayo nguko rero gusa nanone sinabura kutakubwira yuko hari indege yazanye intwaro nyinshi cyane hano muri ibi bice bya za Karehe, izana intwaro zo guhereza FDLR ndetse na Wazalendo. FDLR na Wazalendo gusa, apana FARDC. FDLR na Wazalendo nibo bagiye kwifataniramo bagagaba ibitero hano muri Karehe ndetse na Kavumu, bakagaba kure mu 23. Uyu ni muri wa mugambi Kisekedi afite wo kugira ngo babanze bakubure M23 bayivane mu nzira. Mw'abantu mwe ndagira mbabwiza ukuri mu byumve neza. Buriya tujya dukunda kubabwira ngo FDLR ndetse ngo na ba P5 yewe na Kinshasa ngo bazatera u Rwanda, ngo nabariya Barundi ba FDNB nabo ngo bazatera u Rwanda. Ndagira ngo mwumve aka kantu neza. Kugira ngo bazatera u Rwanda birasaba yuko bazabanza gukura M23 mu nzira. Kuzihe mpamvu rero? Suko M23 ari igisirikari cy'u Rwanda, suko hari iyindi uwundi mubano urenze bafitanye n'igisirikari cy'u Rwanda cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda. Oya, ibyo tube tubishyize ku ruhande tubibare nkaho bitanahari, cyangwa se no byaba binahari reka tube tubyegejeho ntitubirebeho. Hano hari ikintu kimwe. Impamvu bagomba kubanza kubakuramo mu nzira nuko ari abanzi ubwabo. Igihugu cy'u Burundi cyanga M23 kubera yuko ikibuza gucukura amabuye y'agaciro n'ibiki byose hariya, ndetse no muri Uvira cyane bavuga bati ahangaha niho bazaturasira, reka turwano. Ariko M23 buri gihe ihora bakora utuntu tw'udukoryo. Kinshasa nabo baravuga ngo twirwaneho n'abanyamurenge ubwo bose na M23 birangiye bariya bose mbabara kimwe. Ubundi sinzi impamvu bavangura kuko bose ni bamwe n'abantu bavuka hariya bose. Ariko bariya no kuvuga ngo Kinshasa nayo irareba ikavuga iti M23 iri kumwe na Makenga baragenda bagafata abantu bakajya kuducukurira amabuye yacu y'agaciro, bityo rero kujya gucukura amabuye y'agaciro bikazana intambara y'akasamutwe, bityo rero bakabyarana amahari. Rero ntabwo M23 yabareka ngo batambuke ngo bagende gutya. Ibabonye baje yabanza ikabahereza ibyibahereza, cyangwa se baba bafite imbaraga bakagira gute, bakabanza nyine bagakemura M23 bakayikura mu nzira, bakayisunikira ndani ya butaka, munsi y'ubutaka daratere. Deni bakajya babona kwambuka kuza. Nabwo tuvuge ko se bayikuye mu nzira ra, ariko biragoye, ntabwo byapfa gushoboka. Reka ntabwo byapfa gushoboka. Wenda reka twimaginemo gakeya tuvuge ko bayikuye mu nzira. Nagasane bano bagabo mpora mbona ni mugoroba bari kuzenguruka muri ibi bice ntuyemo no mu miji, bambaye amakaske ameze ukuntu, inkweto za danje, imyende yimeze ukuntu, ubona bipampye, batwaye utuntu gutya mu ntoki, bagenda gake bari ku murongo umwe. Bazabacaye ko namaze kumenya yuko bano bagabo mu gihugu hose bahari, ku mipaka hose barahari, baba baturinze baducungiye umutekano. Bazabacaye ko bidashoboka, ntago bizashoboka, never impossible. Nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ati abazashaka kugira gute, ubwo namwe murabizi neza cyane. Reka mbashimira mbifurize kumererwa neza. Andi makuru tuze gusubira mu gitondo ku isaha y'isa 12 n'igice, cyangwa se saa 12 n'iminota 10 hagati aho, biraterwa nuko makuru araba igihe ari buntware kuyategura. Tuze kuza gusubira
Imana ibagirire neza cyane kandi uyu mugoroba w'umugisha kuri mwe mwese mwakoze subscribe ndetse mwanakanze like namwe muri kubitekerezaho ntago nabibagirwa. Imana ibibagomororeye umigisha yayo.